Tubaha ikaze nshuti bakunzi bani Bisangwe TV aho muri hirya no hino, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari burengerazuba ndetse n'iburasirazuba, namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu bitandukanye, mutugaragariza yuko muri kumwe natwe ijana ku rindi. Ahangaha turavuga cyane cyane abantu bari hakurya bakunda ni Bisangwe TV cyane, nkuko bigaragazwa na YouTube, bigaragara yuko muba muri kumwe natwe ijana ku rindi. Aha turavuga abantu bo muri Amerika cyane cyane, namwe abantu bo muri Canada, Uburundi, Belgique n'ahandi hatandukanye. Iyi ni Bisangwe TV nko natangiye mbikubwira, nge ndi Frank Mario Sebudandi. Gusa mbere ya byose, niba utarakanda subscribe, gerageza ntukomeze iyi nkuru utarayikanda, hanyuma unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ubutumwa bugufi bukugeraho bukumenyesha yuko hari inkuru nshyashya yageze kuri channel. Inkuru tubazaniye ni inkuru ikomeje gutera abantu benshi urujijo, aho umuhanzikazi w'umuramyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, uyu ni Gahongayire Aline, mu gatimba cyangwa se imyenda myiza cyane y'abageni. Ese Gahongayire yaba yarakoze ubukwe bucece abantu batabizi? Ese niba yarakoze ubukwe byabaye ryari? Ese niba yarakoze ubukwe yabukoranye nande? Ese niba yarakoze ubukwe ubu ngubu arabana n'umugabo we mu nzu? Ibi nibyo tugiye kugarukaho kuri iyi nkuru yacu mu kanya mu buryo burambuye. Turaje tuva imuzingo iby'iyi nkuru. Mbibutse ko iyi ari ni Bisangwe TV. Uyu muhanzikazi cyangwa se uyu muramyi, mbibutse ko ari umwe mu bantu bakoranye ubukwe n'uwitwa Gahima. Gusa ntibyaje gucamo neza kuko nyuma yaho haje kubaho gutandukana, ku buryo ku nkuru dukesha Kigali Today, Gahima Gabriel wahoze ari umugabo w'umuhanzikazi Aline Gahongayire bakaza gutandukana bashinjanya ubuhemu no kudashobokana. Yashyingiranywe n'undi mugore witwa Nadege Narete. Amakuru y'ubukwe bwa Gahima niwe ubwe wayitangarije akoresheje urubuga rwe rwa Instagram, ubwo yashyiragaho amafoto menshi, amwe bari kurahira imbere y'amategeko mu murenge, andi barimo kwifotoreza mu birori byarimo n'ababyeyi. Arangije agira ati "It's official", bisobanuye ngo bigiye ku mugaragaro. Ubukwe bwa Gahima Gabriel na Nadege Narete bwabaye ku wa gatandatu tariki 28 Ukuboza mwaka wa 2019, bisobanuye ko hashize umwaka n'ukwezi kumwe. Ni ubukwe butakorewemo imihango myinshi kuko habaye gushyingiranwa imbere y'ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Jari. Hakurikiraho ibirori by'akanya gato byo gusangira n'inshuti n'imiryango yari aho abo bombi basezeraniye. Nadege Narete washyingiranywe na Gahima ni umunyamerikakazi wuzuye, akaba ari naho atuye. Ni umugore w'umuhanga mu masomo y'ubugenge, akaba afite impamyabumenyi yakuye muri kaminuza ya Rutgers muri New Jersey, akaba n'umukozi w'ikigo cyita ku buzima cyitwa Bethel Family Clinic. Amakuru aravuga ko nyuma y'uku gushyingiranwa, umuryango wa Gahima na Narete wahise wimukira muri Amerika, aho umugore asanzwe afite akazi. Tugaruke mu gushyingiranwa kwa Aline Gahongayire ndetse na Gahima Gabriel, kuko uyu yahoze ari umugabo we. Gahima Gabriel Gabi yashyingiranywe na Aline Gahongayire muri 2013, batandukana hatarashira imyaka 2 babana mu nzu. Umwana babyaranye yahise yitaba Imana, bitera igikomere Gahongayire watangaje kenshi ko atahiriwe n'urushako. Mu itangazamakuru, Gahima yashinje Gahongayire kuba umugore udashobotse utajya umwubaha, naho Gahongayire akavuga ko Gahima ari we udashobotse wananiwe gufata inshingano z'urugo. Inkuru yacu ntabwo yarishingiye ku kuvuga ku bijyanye n'ubukwe bwa Gahima wahoze ari umugabo wa Aline Gahongayire, ahubwo tugaruke ku mashusho yagiye hanze Gahongayire yambaye agatimba, bigatuma benshi bibaza ibibazo byinshi bitandukanye. Ese Gahongayire yaba yarongeye gukora ubukwe? Uyu ni umuntu ukunzwe n'abantu benshi, ufite abakunzi benshi, yaba mu muziki we cyangwa no mu bikorwa bitandukanye akora, ndetse akunze kugaragara cyane akora ibikorwa bijyanye no kugira neza. Reka noneho tuve imuzingo ku bijyanye n'iyi kanzu. Mu ntangiriro z'umwaka nibwo Aline Gahongayire yashize amafoto ku rukuta rwe rwa Instagram yambaye ikanzu y'abageni. Yahise afunga comment cyangwa se aho abantu batanga ibitekerezo, ku buryo nta muntu n'umwe wemerewe kuba yagira icyo avugaho. Ibi byatumye abantu benshi batangira gukeka ko yaba yarakoze ubukwe mu ibanga, ariyo mpamvu adashaka ko abantu bagira icyo bamubazaho. Mu kiganiro n'Isimbi yavuze ko nta kintu ubu yatangaza, azategura ikiganiro cyabyo akavuga ukuri kose. Ati "Ndumva nshaka umugisha vuba, sinyikeneye kubivuga hano ku Isimbi, ni mu rugo, nzabategurira ikiganiro cy'ibyo gusa."
Aline Gahongayire akaba yambaye impeta ya fiançailles avuga ko amaze umwaka ayambaye. Mbibutse ko mu mwaka wa 2017 nibwo Gahongayire Aline n'umugabo we Gahima Gabriel bari barashakanye. Muri 2013 batandukanye burundu. Aline Gahongayire hari ikintu gikomeye cyane akunda kugarukaho ngo mind your business, bisobanuye ngo banza wite ku byawe mbere yo kwita ku by'abandi. Uyu ni umuntu ukunda kugaragara cyane avuga ayo magambo. Akunda kuvuga yuko hari abantu bita ku by'abandi bakirengagiza ibyabo, iby'abandi bikababera umutwaro bakirengagiza ibyabo. Aha akunda gutanga urugero: ese ko wabyibushye ugahura n'undi ati ese ko wananutse, undi nawe ati ese ntabwo urongera kubyara, ese ntabwo urongera gushaka umugabo, ese uzashaka umugabo ryari. Ibintu byinshi bitandukanye nk'ibi ngibi nibyo Aline Gahongayire yagarutseho mu kiganiro cye. Iyo usesenguye neza ugafata aya magambo Aline Gahongayire yagarutseho ukabihuza nuko yambaye ikanzu y'agatimba cyangwa se ikanzu yambarwa n'abageni, yarangiza agafunga aho umuntu ashobora kugira icyo abaza cyangwa yagira icyo akora muri comment, birahura neza n'ibi yavugaga, kuko abantu benshi bakunda kukubaza byinshi. Kuri ubu yavuze yuko nta byinshi yifuzaga ko abantu bamenya cyangwa se bamubaza, niyo mpamvu yabifunze. Ariko mu kiganiro nanone akagaruka avuga ko iriya ni ikanzu bisanzwe n'undi wese yayambara akifotoza. Gusa nanone bikagaragara yuko hari inkuru yifuza gutangaza ariko adashaka gutangaza nonaha. Ngayo nguko ibijyanye n'ibyo Aline Gahongayire yatangaje ku ikanzu yambaye y'abageni. Ese yaba yarakoze ubukwe mu buryo bw'abuhishwa? Ibyo ntago biramenyekana. Ese yaba yarambaye ikanzu yifotoza gusa? Nabyo ntago tubizi. Gusa ukuri kwabyo kuzagaragazwa na nyir'ubwite ubwo azongera gukora ikindi kiganiro. Ngayo nguko ukuri kwa Aline Gahongayire ku bijyanye n'amafoto yashize kuri Instagram yambaye agatimba. Kanda subscribe niba utarayikanda, kanda n'ikimenyetso cy'inzogera kugira ngo uzajye ugerwaho n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Imana ibarinde.